Shalom, tuguhaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Wowe nawe ugira umugisha wo kugira ngo twumve Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana yuko yongeye kutubashisha kuza kugira ngo tubagezeho ibyo Imana iba yashyize ku mitima yacu. Reka dusenge. Data, turagushimiye ko tugejeje nanone muri uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Duhindura akanwa kawe kugira ngo uvugane n'abaje bose ku isengesho ribohora official. Hari abakoze subscribe basanze baboneka kuri iyi channel ndetse n'abandi bashya. Ijambo ryawe rihure n'ubuzima bwabo, rihure n'imibereho yabo mu izina rya Yesu Kristo, kandi rikora ibikomeye ku buzima bwabo. Nanjye mpinduka akanwa kawe, nuhabwe amashimwe n'icyubahiro ko bikozwe mu izina rya Yesu, amen. Tuje kubabwira icyo Imana yashyize ku mitima yacu kandi nacyo yatubwiye ngo tubabwire. Icyo Imana yambwiye ngomba kuvugana nawe nuko impinduka wifuza kubona mu buzima bwawe nziza zigomba guturuka mu byemezo ufata. Impinduka wifuza kubona, igisubizo wifuza kubona kiri mu cyemezo ufata. Nongere mbisubiremo, igisubizo wifuza kubona kiri mu cyemezo ufatira ubuzima bwawe, ufatira imibereho yawe. Reka rero twihute dusome Abami ba kabiri igice cya 7 kuva ku murongo. Abami ba kabiri igice cya 7 niho tugiye gusoma. Natangiye nkubwira ngo igisubizo wifuza kigomba kuva mu byemezo ufata. Nufata ibyemezo bitari byiza, uzahura n'ibintu bibi mu buzima bwawe. Nutinya nanone gufata icyemezo, ukagira ubwoba bwo gufata icyemezo cy'imibereho yawe, ukagira ubwoba bwo gufata icyemezo kijyanye n'ubuzima bwawe, naho werekeza ubuzima bwawe, ntuzigera uva aho uri. Kugira ngo uve aho uri ugane ahandi wifuza mu mpinduka zikomeye, bigusaba gufata icyemezo gikwiriye kandi kitari mu bwoba. Abami ba kabiri igice cyaho cya 7 niho tugiye gusoma. Abami ba kabiri igice cyaho cya 7. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma twumve niki ijambo ry'Imana aho ngaho ritwigisha, nikirimo riratubwira. Abami ba kabiri igice cya 7. Reka duhere ku murongo waho wa 3. Ngo kandi ubwo hariho abagabo b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati, iki twicaza aho kugeza aho tuzapfira niki? Reka nsubire muri uyu murongo. Ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati, iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira niki? Aba bagabo batangiye kuganira, batangiye kwibaza ubuzima bahagazemo, imibereho barimo. Baribaza bati, ikitugumisha aha hantu kugeza aho tuzapfira, icyatuma dukomeza kuba muri situation kugeza igihe dukojeje isoni, icyatuma dukomeza kwicara muri ibi bibazo kugeza igihe aho twabipfiramo niki? Icyo nicyo bibajije. Noneho nyuma yo kwibaza, baje gufata ibyemezo. Ese uribaza iki mu buzima bwawe? Muri icyo kibazo uhagazemo niki wibaza? Niki utekereza muri icyo kibazo uhagazemo? Niki utekereza muri ibyo bihe uri gucamo? Niki uri gutekereza kuri ubwo burwayi bwawe? Niki uri gutekereza kuri ubwo bushomeri bwawe? Niki uri gutekereza kuri ubwo busibateri?
Niki uri gutekereza kuri iyo mikorere itava aho iri? Urakora ntibigende, niki ubitekerezaho? Niki uri gutekereza ku mikorere yani itaza n'umusaruro? Niki utekereza kuri iyo mikorere? Niki utekereza muri uko kwigaragura mu byaha kwawe? Wabivanyemo izihe nyungu? Byahinduye iki ku mibereho yawe? Byahinduye iki aho ukomoka? Aba baricaye bafata igihe cyo gutekereza ikibazo bafite. Muri icyo gihe cyo kwicara batekereza ikibazo bafite, baribaza bati ikitwicaza ahangaha kugeza aho tuzapfira niki? Bumvaga badashaka gupfa. Ese wowe urashaka guhitanwa n'icyo kibazo? Urashaka gukorwa n'isoni? Urifuza ko iyo ndwara iguhitana? Abaganga barananiwe, wanyweye imiti ishoboka n'idashoboka ariko yanze gukira. Wakagombye kwibaza ngo igituma nicara muri ibi bihe kugeza aho iyi ndwara yamitana niki? Ko hari Imana ikiza, ko hari Imana yaremye umubiri w'umuntu iwukuye mu busa, ko hari Imana yaguteranyirije mu nda ya nyoko ikaguha amagufwa ikayomekaho inyama. Icyatuma ukomeza kwemerera ubwo burwayi kuba mu mubiri wawe kugeza aho bwakwicira niki? Kandi waramaze kumenya ko hari Imana ikiza, hari Imana itanga ubuzima, hari Imana itanga kubaho, hari n'Imana usibye no kubaho izazura abapfuye isi itararemwa. Kuva isi yaremwa izabazura ikongera ikabasubiza ubuzima, buri wese agacibwa imanza zihuye n'ibyo yakoze. Imana izazura umubiri wahindutse ivu ugahinduka igitaka, amagufwa yaraboze, ariko ikaba izazura uwo muntu afite umubiri agahagarara imbere yayo. Ese ko wamaze kumenya ko ari Imana ifite ubwo buhangange n'ubushobozi no gukomera kudasanzwe, niki cyatuma uhitanwa n'iyo ndwara? Waramaze kumenya ko ari Imana ikiza indwara. Waramaze kumenya ko icyanditse kivuga ngo yishyizeho intimba zacu, yikorera imibabaro yacu. Ngo ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Ngo nyamara yacumitiwe ibyaha byacu, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi ngo imibyimba ye niyadukirisha. Niba waramaze kumenya icyo cyanditso kiboneka muri Yesaya 5:3 kuva ku murongo wa 4, ukaba waramaze kumenya yuko Yesu Kristo yaje akishyiraho intimba zawe, akikorera imibabaro yawe, gute wakwabaro hari uwaje kuyikorera? Niba waramaze kumenya yuko hari uwagukirisha imibyimba ye, gute wakomeza kwicara utegereje gupfa? Mu mibyimba ya Yesu Kristo wakira, mu mibyimba ya Yesu Kristo wakira. Iyo ntimba y'ubukene Yesu yayigukuraho, icyo gisuzuguro Yesu yakigukuraho. Uramutse uhagurutse ugashaka Imana, ukayishaka nyine uzi yuko uhagaze mu kwizera, kuko ijambo rimbwira neza yuko utizera adashobora kunezeza Imana, kuko wegera Imana wese agomba kwizera kwiriho kandi igororera uyishaka wese. Iyo niyo kode yo kuboneramo ibisubizo, yo kuboneramo impinduka. Nuko ugomba guhaguruka ugashaka Imana, ariko ukayishaka uzi kwiriho kandi waramaze umutima wawe no mu bwenge bwawe warakuyemo gushidikanya ko itagororera uyishaka. N'Imana igorora uyishaka kumukiza indwara iramukiza, uyishaka kumukura mu gishumeri kimukuramo, uyishaka kumuhindura amateka irayamuhindurira, uyishaka ko imukura mu byaha ibimuvanamo, uyishaka ko imukura mu gisibateri kimukuramo, uyishaka ko imucira uruzingo yibonaho iraruca, uyishaka kene yuko imukiza iminyururu y'abazimu n'abadayimoni ikamubohora. Imana igororera uyishaka. Ariko niki gituma wicara rero utegereje ko ugomba gupfira muri ibyo bibazo? Niki gituma utegereje yuko ugomba kwicwa n'abazimu n'amashitani? Ababembe barice baravuga ngo iki twicaje hano niki kugeza aho tuzapfira. Nyuma rero yo kwibaza ibyo ngibyo, umva nyuma ibyemezo baje gufata ibyemezo by'ubwiyahuzi.
burasaba kugira ngo ufate icyemezo cya kindi abantu batatekerezaga ko wafata. Tega icyemezo kitari mu bwoba, icyemezo cy'ubwiyahuzi, ariko bwo gushaka isuma byose, bwo gushaka aho ukura igisubizo, aho ukura ubutabazi. Bafashe icyemezo cy'ubwiyahuzi, ariko ahantu bari bagiye baravuga ngo kama mbaya iwe mbaya. Umva rero ukuntu nyuma y'aho ngaho baje kuvuga ngo ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose ni ugupfa. Urumva ko bafashe icyemezo cy'ubwiyahuzi. Reka dukomeze ngo mu kabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami w'Abisiraheli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Nuko abo babembe bageze aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, hanyuma baravuga bati ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda, bageze ku murwa bahamagara umurinzi w'irembo, baramubwira bati twageze ku rugerero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu rurimo, ntawo hakomera, keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Reka wenda tugarukira aho ngaho, nubishaka iyo nkuru bwawe uraza kuyikomeza uyisoze. Tubonye hano ababembe, bantu batawe b'intabwa b'insuzugurwa. Muri Isiraheli warwaraga ibibembe. Urumva indwara z'ibibembe ni indwara zifata kubyimba gatanu umubiri wose, imidido, noneho sasa umuntu akagira gashesha n'ibiheri byose ku mubiri wose n'imidido n'ibiki. Abo niko bari bameze, ariko bari barirukanywe mu murwa, batemerewe kuba mu bantu. Noneho niyo mpamvu bavuze bati nidusubira mu murwa n'ubundi naho turapfa, kuko mu murwa naho hari harimo inzara ica ibintu, abantu bari kurya abantu babo. Ibiryo byari byarashize mu gihugu, kuko uyu mwami w'Isiriya yari yohereje ingabo, araza agota imipaka yose y'igihugu cya Isiraheli. Nta byinjiraga nta n'ibyasohokaga. Noneho ibyari biri mu gihugu byaje kuribwa birashira. Bimaze gushira, biba ngombwa noneho sasa ko Abisiraheli ibiryo byashize n'ibyo bahunitse mu bigega byarangiye, batangira kurya abana babo. Byari igihe igihugu cya Isiraheli cyacaga mu nzara iteye ubwoba. Noneho sasa aho niho tubona umuhanuzi Elisha ariko ubuhanuzi mu gice cya 7:1, ahanura ahari mu mwuka, aravuga ati Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe kw'irembo ry'Isamariya indego y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayari nazo zizagurwa shekeli 1. Ngo ariko umutwaro umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yacingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso yawe ariko ntuzabiryaho. Umuntu ugereranya ikibazo afite na situation ahagazemo, ndayakubwire ngo iyo ufata ijambo ry'Imana ukarigereranya n'ibibazo uhagazemo, hanyuma ukananirwa kwizera, urebesha ubona abandi basubizwa, wowe ntusubizwe. Ni ngombwa ko utagomba gukora amakosa yo gufata ijambo ry'Imana ivuga ku buzima bwawe ngo urigereranye na situation uhagazemo.
ijambo ry'Imana rije ribasha kugukura muri situation ariyo yose. Ijambo ry'Imana rivuzwe, imbaraga z'Imana zihererera mu ijambo ry'Imana. Ntiwatandukanya Imana n'ijambo ryayo. Ikivuze kiba gihuye n'ikikoze. Ugomba kwizera Imana mu buryo budasanzwe. Ugomba kwizera ijambo ryayo ukamenya ngo ikivuze gihuye n'icyo ikoze. Buri situation yose waba uhagazemo, ntuzafate ibyo abaganga bakubwiye ngo wumve ko bikomeye. Ntuzafate ibyo amaso yawe areba ngo wumve ko bikomereye Imana. Bikomereye wowe ariko ntibikomereye Imana. Imana ifite inzira nyinshi ishakisha icira ijambo ryayo kugira ngo risohoze icyo yaritumye. Iyo irekuye ijambo ryayo, ubwaryo rya jambo ryishakira inzira kugira ngo risohoze icyo ryatumwe ku buzima bwawe. Ndakwatura ngo ijambo ry'Imana ryatumwe ku buzima bwawe ryishakira inzira mu izina rya Yesu. Uve muri ibyo bibazo, uve muri ubwo burwayi bucire. Imbaraga z'Imana zishiririze uburwayi buri mu maraso yawe. Imbaraga z'Imana zishiririze diabete, kanseri mu mubiri wawe. Imbaraga z'Imana zishiririze uburibwe bwo mu nda. Imbaraga z'Imana ndatura ngo zigushiririze mu buribwe bwo mu mutwe mu izina rya Yesu. N'icyateraga uburibwe bwo mu mutwe kisohoke kive ku buzima bwawe. Icyaguteraga diabete cicwe n'amaraso Yesu Kristo, umuriro w'Imana ugitwike. Ndatura ngo ijambo ry'Imana ryishakire isengesho ndekuye ku buzima bwawe, ryishakire inzira ucire mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ndakwaturaho kwakira ubuzima, ndakwaturaho kwakira kubaho. Ndagutandukanya n'ikintu cyose cyari kiremereye umutima wawe mu izina rya Yesu. Hambuka mu mutima, umutima uhabwa amahoro, umutima utekane mu izina rya Yesu Kristo. Nasenya agahinda n'intimba Satani yubakiye inzu mu mutima wawe katika jina Yesu. Ako gasanduku kagahinda ndagaturitse, ndakamena gasohoke mu buzima bwawe. Ayo maganya yabaye menshi ndayakubura mu mbaraga z'Umwuka Wera. Nawe kubura ayo maganya asohoke mu buzima bwawe. Kubura uko kwiheba gusohoke mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ribona aho rigwa, ribone umutima muzima ryinjiramo kugira ngo risohoze umugambi ryatumwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Abantu bananirwa kwakira ibitangaza by'Imana bitewe n'uko imitima yabo yasabitswe n'agahinda, nisabikwa n'amaganya, isabikwa no kwiheba. Hanyuma kwizera kuva mu mitima yabo, kwizera ko kwizera ijambo ry'Imana. Umva nkubwira igitangaza n'igisubizo ukeneye kiri mu kwizera ko kwizera ijambo ry'Imana ko ari ukuri, kuko Imana isubiriza mu ijambo ryayo. Nta na kimwe ubona cyari kiriho kigaragara kitaremwe n'ijambo ry'Imana. Imisozi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ikirere cyaremwe n'ijambo ry'Imana, ukwezi, izuba n'inyenyeri byaremwe n'ijambo ry'Imana. Kororoka ko bari mu isi kwabayeho bikozwe n'ijambo ry'Imana. Inyanja, amafi manini, ibisiga byo mu kirere, inyamaswa zose ubona zo mu ishyamba n'amatungo, byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Uwizera ijambo ry'Imana niwe ubona ibitangaza by'Imana, niwe ubona ibisubizo by'Imana. Ushobora kuba unteze amatwi wowe utakizera ijambo ry'Imana, wizera amagambo ya dogiteri akubwira, wizera amagambo bakuzanira n'izindi nkuru zose uhabwa. Ndayamubwira ngo vana inkuru mu bwonko bwawe, vana amagambo y'abantu mu mutima wawe no mu bwonko bwawe. Izera ijambo ry'Imana, ufate icyemezo kibereye, ufate icyemezo gikwiye, kidafite kitari mu bwoba. Nufata icyemezo kitari mu bwoba, icyemezo cyo gushaka Imana, icyemezo cyo kuyisenga, icyemezo cyo kuyegera, kandi ukayegera uzi yuko igororera uyishaka wese. Uragororerwa gukira, uragororerwa kubohoka, uragororerwa kuva mu bukode, uragororerwa kuva muri ubwo bushomeri, uragororerwa kuva muri icyo gisibateri, uragororerwa kuva. Biraterwa urashaka Imana kwigukorera iki, n'icyo ushaka. Munsi umwe Yesu abaza impumyi ati urashaka ko nkugirira nte? Yesu ari kukubaza ngo urashaka ko nkugirira te? Nubwo uri muri ibyo bibazo arabibona kubirimo, ariko ategereje kumva ngo urashaka iki, n'icyo ushaka. Icyo kibazo Yesu akibaza umushaka, akibaza umukeneye, akibaza uhagurutse akaviwe mu rugo agashaka Imana, akibaza uhagurutse agafu akajya kuri YouTube agashaka ijambo ry'Imana,
arakibaza ngo urashaka ko nkugirira nte. Ntabwo Yesu abaza umuntu icyo kibazo, umuntu wicaye mu rugo. Ntabwo Yesu abaza umuntu icyo kibazo, umuntu uzi yuko ibintu bizizana. Nta bintu byizana. Gukira kwawe ntabwo kwakwizana. Uzakwakira ari uko wahagurutse aho ngaho. Ababembe barahagurutse baravuga bati nitujya mu murwa inzara iriyo, naho n'ubundi turahapfira, kandi nituguma no muri bibazo ahangaha turi naho turahapfira. So ikiza rero, reka tujye mu rugerero rw'Abasiriya. Niba twica batwice, niba dukiza badukize. Nguko rero muri uko gufata ibyo byemezo barahagurutse, bava aho bari bari, batangira kugenda. Wowe unanirwa guhaguruka, kuva aho uri, va aho uri mu izina rya Yesu. Umutima wawe uve mu byo wibwira, intekerezo zawe zive mu byo utekereza. Uva aho ngaho uri, utera intambwe, utangire gushaka Imana, tangira gushaka igisubizo cy'icyo kibazo. Erega nta kibazo kitagira igisubizo. Buri kibazo cyose kiba gifite igisubizo cyacyo, uko cyaba kimeze kose. Kandi twabonye ko buri kibazo haba hari ikigitera, niko n'igisubizo kugira ngo kize hari ikigitera. Hari ikigitera, ukeneye igisubizo, menya ngo hari aho kigomba guturuka, hari aho kigomba kuva. Aho kigomba kuva rero biragusaba kugira ngo uve aho ngaho uri, ushakisha igisubizo, ushakisha ubutabazi, ushakisha ubufasha. Mu ijuru hari Imana ifasha abayishaka, hari Imana itabara abayitabaza, hari Imana yumva abayisaba. Kuko iravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka mubisaba Imana mubyingingira kandi mushima. Abafilipi 4:6. Hari Imana ivuga ngo saba uzahabwa, shaka uzabona, komanga uzakingurirwa. Matayo 7:7. Wowe uricaye rero kumva yuko igisubizo kigomba kwizana, haguruka ugishake. Igisubizo kirahari cyo kugukiza. Hari igisubizo cy'ubwo burwayi ufite, hari igisubizo cy'ayo madeni ufite, hari igisubizo cy'ubushomeri ufite, hari igisubizo cy'ubusiribateri utinzemo, hari igisubizo cy'urubyaro wabuze, hari igisubizo cyo kubohorwa kwawe, iyo myuka ikagucikaho, izo ndwara zikomoka ku badayimoni zikagutandukana nawe. Hari igisubizo cy'ibyo wifuza mu buzima bwawe. Ariko biragusaba kugira ngo utekereze uti ikinyicaje ahangaha ni iki, kugeza aho nzapfira. Ugafata ibyemezo nk'ibyo ababembe bafashe. Nyuma y'ababembe gufata icyo cyemezo, bavuye aho bari batangiye kujya gusatira urugerero rw'Abasiriya. Umva ikintu cyabaye. Abasiriya bahise bumva imirindi ikomeye cyane y'ingabo, bakumva ngo ni nk'ingabo nyinshi ziri ku mafarashi, zirimo ziragira gute, zije kubatera. Bibwira mu mitima yabo ngo ahari umwami wa Isiraheli yakodesheje abandi bami, yakodesheje umwami wa Egiputa, yakodesheje abami b'Abahiti kugira ngo baze kudutera. Bava aho bari bakizwa n'amaguru, basiga imitungo yabo, basiga amafarashi yabo, basiga imyenda yabo, basiga izahabu, basiga n'ifeza. Hanyuma babembe binjiye mu nzu mu ihema rya mbere, barisangamo izahabu, barisangamo imyenda, barisangamo ifeza. Bamaze kusangamo ibyo ngibyo, hanyuma barabitunda babihisha ahantu. Bajya mu rya kabiri basanga nuko naho barabitunda babihisha ahantu. Bamaze rero kumva ko banyuzwe n'ifeza babonye, bamaze kumva ko banyuzwe. Ifeza ubyumve nk'amafaranga. Bamaze kumva ko banyuzwe n'amafaranga babonye, zahabu babonye, ibiryo babonye, baravuga bati rero uyu ni umunsi w'inkuru nziza ku Bisirayeli bose. Niduceceka kugeza aho bukera turadukoza amahwano, turadukoza amakosa. Reka tubwire bene data, kuko twamaze kumenya mu gihugu hari inzara iteye ubwoba, abantu babuze ibyo kurya. Reka tumenyeshe n'abandi baze birire. Uko niko bajyanye inkuru, bayijyana ku wari ushinzwe irembo nawe iyo protokoli mpaka ku mwami. Umwami nawe bimugeraho, ariko umwami mu mutima we aribwira atahari Abasiriya bamaze kumenya ko dushonje, badutega umutego, basiga no mahema, basiga ibintu byose aho ngaho. Bagambiriye kugira ngo igihe tube duhugiye mu gusahura no gufata ibintu byabo,
batugwe gitumo batwice. Nuko umwami yibwiye. Rero nkubwire ngo Imana ibasha gukora ibintu bikomeye bicanga imitekerereze y'abakomeye, bicanga imitekerereze y'abadogiteri. Dogiteri ashobora kuba kwandikiye yuko iyo ndwara itazakira, uzanywa imiti mpaka. Imana ishobora gukora ibintu bitunguranye bicanga ibitekerezo by'abadogiteri, bakuvura ikakuvura ukabaho kugakira mu izina rya Yesu. Icyo usabwa nta kindi ni ugufata icyemezo nk'icy'ababembe bafashe mu kwizera. Umva rero sasa, Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo utekereza. Imana hano yakoze ibiruta ibyo Abisiraheli batekerezaga, yakoze cyane ibiruta ibyo ababembe batekerezaga. Ababembe barisuzuguraga kandi n'ubundi abandi bantu barabasuzuguraga, ariko ahangaha baje gutwikiza ubwabo, bakiza n'igihugu mu kibazo ufite. Uharamutse ufashe ibyemezo bikwiye bitari mu bwoba, Imana yagukoresha iby'ubutwari ukibohora ukava muri ibyo bibazo, hanyuma n'umuryango ukawukura mu bibazo, ndetse na sosiyete muri rusange ukawayikura mu bibazo, bitewe n'icyemezo wafata ukagifatira mu bumana, ukagifata mu mwuka, ukagifata icyemezo kitari mu bwoba, kidahetswe n'ubwoba. Nawe ubwe ngo igisubizo kigomba guturuka mu byemezo ufatira ubuzima bwawe. Nta muntu uzaza ngo agufatire ibyemezo by'ubuzima. Ntabwo uri inka cyangwa ihene. Ihene niyo bafatira icyemezo bakavuga bati uyu munsi turayahura cyangwa ntituyahura. Inka bati uyu munsi niyo igategereza kwifatirwa icyemezo ko ibasha bagomba kwizanira ubwatsi cyangwa batayizanira ubwatsi. Ejo bakaba nyir'ubwite nyiri nk'akaba yafata icyemezo cyo kuyigurisha. N'ubu umeze nk'inka rero ugufatirwa ibyemezo, unanirwa kwifatira icyemezo, ugomba kuba ufite ubushobozi bw'ifatira icyemezo cyaho ushaka kuganisha ubuzima bwawe. Niyo ushaka kuganisha ubuzima bwawe, niyo ushaka kuganisha imibereho yawe, n'icyo ushaka ko cyakorwa ku buzima bwawe. Igisubizo kiri muri gufata icyemezo cyaho ushaka kuganisha ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe urashaka ko bupfa cyangwa urashaka ko bukira? Urashaka ko impinduka zikubaho nziza cyangwa ntabwo uzishaka? Ibyo byose biherereye mu cyemezo ugomba gufata. Ndagusenyera kano kanya mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Umwuka Wera gutinyure. Hari abantu Satani aba yaraziritse muri ubwo badafite ubushobozi bwo gufata ibyemezo, yaraziritse amahitamo yabo, yarayahambiriye. Ndekuye umuriro w'Imana winjire mu bugingo bwawe, utwike imigozi yose yazirikaga wowe ikakubuza gufata ibyemezo. Mwuka w'ubwoba Satani yakubitsemo, wajya gufata icyemezo ukagira ubwoba uti nzahomba, wajya gufata icyemezo cyo gushora amafaranga mu kintu runaka ubwoba bukaba bwagutanze imbere, wajya gufata icyemezo cyo gutandukana n'uwo muntu ubona ugushora mu bibi nanone bikakunanira ukumva uti nzabaho gute. Tafata icyemezo. Impinduka ziri mu gufata icyemezo. Ibitangaza by'Imana bimanukira umuntu ufata ibyemezo. Ndakwatura kugira ngo Uwiteka agwe gufata icyemezo kibereye mu buzima uhagazemo, mu mibereho uhagazemo, mu bibazo uhagazemo, mu bihe urimo. Uwiteka agwe gufata icyemezo kibereye. Muri icyo cyemezo kibereye kandi gikwiye, kitari mu bwoba, Uwiteka arakigutabariramo, Uwiteka arakigukirizamo. Ijambo ry'Imana ririshakira inzira kugira ngo risoze icyo ryavuze ku buzima bwawe. Uraho ngaho Imana yaravuze ko igukije, uraho ngaho Imana yavuze ko iguhaye akazi, uraho ngaho Imana rigeze kubwira yuko iguhaye inzu, uraho ngaho Imana rigeze kubwira ngo yarigeze kubwira ngo ifunge ingendo zawe, uraho ngaho Imana rigeze kubwira ngo igukoreye ubukwe. Kugira ngo ubwo bukwe bukorwe biraturuka mu cyemezo ugomba gufatira ubuzima bwawe. Uraho ngaho Imana yaravuze yuko iguhaye ubutunzi, uricaye gusa kugira ngo ubutunzi bukugereho. Biri mu gufata icyemezo, biraturuka mu gufata icyemezo. Icyemezo uri gufatira ubuzima bwawe kugira ngo ube umutunzi. Icyo ni cyo Imana iri buhagararemo, icyo ni cyo Imana iri bikwiyerekemo. Ababembe bamaze gufata icyemezo, mu gufata icyemezo cyabo no mu guhaguruka kwabo, Imana yahagurukanye nabo, Imana igendana nabo, ikora ibirenze ibyo batatekerezaga. Nawe nuramuka uhagurutse mu cyemezo, Imana iragendana nawe, Imana irakorana nawe, Imana iraza kukwihishurira, Imana iraza kukwigaragariza, iraza gukora ibiruta ibyo watekerezaga n'ibyo wibwira. Ariko irabikorera mu cyemezo uhagurukamo cyo kwizera, birabikorera mu cyemezo uhagurukamo
kitarimo ubwoba na mba, cyashizemo ubwoba, irabikorera mu cyemezo uri buhagurukemo kitarimo gushidikanya, kitari yani mu cyemezo cya kindi abantu bashobora kubona nkaho ari ubwiyahuzi, wiyahuye ariko atari ubwiyahuzi, ahubwo mu Mana ariyo irimo irakumotiva. Ni iki kikumenyesha ko Imana irimo iragusunikira gukora ibintu runaka? Nuko mu mutima wawe wumva hari ikibira, mu mutima wawe urimo urasunikwa, mu mutima wawe urimo urasunikwa, mu mutima wawe urimo urasunikwa. Iyo usunikwa rero gukora ikintu runaka, uba ugomba guhita ugikora, ugahaguruka mu bushake bw'Imana no mu mugambi w'Imana. Uzabona ikiganza cy'Imana, uzabona imbaraga z'Imana, uzabona ko Imana yerekana mu mibereho yawe. Wahabwa umugisha n'Imana. Reka nsoreze ahangaha nkubwira yuko igisubizo kiherereye mu cyemezo ugomba gufata kitari mu bwoba. Igisubizo ushaka ugomba gufatira imibereho yawe, ugomba gufatira ubuzima bwawe. Nta muntu uzaza ngo agufatire icyemezo cy'ubuzima bwawe. Uzaza akagufatira icyemezo cy'ubuzima, ubwo nyine umenye n'ubundi ntaho uzava, ntaho uzagana. Uzaba itungo rye, uzakomeza kubaho nk'itungo ry'uwo muntu. Ariko niba ushaka kubona impinduka, wikura mu kibazo kirangira ku buzima bwawe, ndetse ugakemura n'ibibazo by'abandi. Niba wumva ushaka kuba igisubizo cy'ubuzima bwawe, ndetse ukaba igisubizo cy'abandi bantu batandukanye, yewe ari n'abita ko bakomeye ukasanga babera igisubizo. Ababembe bisanze babera igisubizo umwami, babera igisubizo abatuye igihugu cyose, babera igisubizo imiryango yabo, ubwabo bibereye igisubizo. Nyamara bari ntabwo bari baratawe. Nawe wakwibera igisubizo rero, ariko byaturuka mu cyemezo ugomba gufatira ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Uwiteka Imana ikugirire neza, Uwiteka Imana igufashe. Wowe warunteze amatwi, imbaraga z'Imana zikumanukeho, umwuka w'Imana guhangeho, amanukire umutima wawe, amanukire ubwenge bwawe, amanukire ubushake bwawe, ugire ubushobozi bwo gufata ibyemezo bivuye mu bushake buboneye, mu bushake busohoka mu kibazo. Dufite Imana ikura igisubizo mu kibazo. Imana dusenga ni Imana ikura igisubizo mu kibazo. Yesu ikura ubukire mu bukene. Yesu wagaragaraga nk'umukene agakira, ikura imbaraga mu munyantege nke wagaragaraga nk'umunyantege nke akaba umunyembaraga. Habwa umugisha n'Imana. Izina ry'Imana nkorera rigutabare kandi rikurengere, rigufashe mu bihe uhagazemo, rizana impinduka nziza mu buzima bwa mu izina ry'Isumba amazina yose. Amen, amen. Niba wari ubwa mbere warimo uratwumva, ntugende udakoze subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo ubutaha utazadushaka ukatubura. Kandi nawe wakoze subscribe, ntugende udakoze like cyangwa se share ku bantu wumva nawe wasangiza iri jambo ry'Imana. Habwa umugisha n'Imana. Mugire umunsi mwiza. Shalom.